Ndabasuhuje bakunzi ba P-Mining aho muherereye hose. Ndagira ngo nkubwire ngo gubwa neza. Ndagira ngo nkubwire ngo aho wibereye, aho wiyacariye, waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, ndagira ngo wumve yuko uguwe neza. Byiza cyane rero kuri uyu munsi w'ibyishimo. Byiza cyane kuri uyu munsi twongeye kujya kungukira ubumenyi kuri uyu mushinga wacu wa P-Mining. Hari benshi cyane rero bifuza kumenya amakuru kuri uyu mushinga, ariko bakibaza aho amakuru bayahera bikabayobera. Hano hasi rero muri gurupe, hari gurupe WhatsApp ngiye kuhashyira. Hano muri comment hari gurupe WhatsApp ngiye kuhashyira, winjiremo kugira ngo nawe usobanukirwe byimazeyo uyu mushinga wa P-Network. Uyu mushinga rero ni umushinga waje guhindura isi. Ni umushinga ugiye gutuma umuntu wese wamenye P-Network ubuzima bwe buhinduka. Ese nawe urashaka ko ubuzima bwawe buhinduka? Ese urumva ufite inyota yo kugira ngo nawe uzabe umuntu w'umugabo? N'ibyo kintu ugikeneye, kandi ukaba wumva ushaka kuba umugabo, ukaba ushaka kuba uwo wifuza kuba we, uyu mushinga ndawugushishikarije. Hanyuma rero njyewe ndimo kukugezaho iki kiganiro, nkaba nongera kugushishikariza gufungura iyi Open Network ya P-Network. Ndagira ngo guhera iyi saha kuri uyu munota ube wakurikira neza amakuru agendanye na P-Network. Tudatinze rero, we mushyashya kanda subscribe kugira ngo nawe amakuru ajya kugereraho igihe. Kandi wowe wayimaze gukanda subscribe, iyi video niwe tuyikoreye kugira ngo wongere ugire icyo wibuka. Update cyangwa ibyo tugiye kurebaho uyu munsi. Tugiye kureba kuri P-Browser. Dufite application ebyiri, dufite application ya P-Network, tukagira na application ya P-Browser. Yes, P-Browser rero hari abantu benshi cyane iri kugora igatuma bakora amakosa. Aya makosa dukorera muri P-Browser ndagira ngo tujyemo tuyakosore. Twihuse cyane rero turajya he? Turanyura ahangaha, reka mbereke aho tugiye kunyura. Turanyura ahangaha my friend. Kanda hariya kuri turiya turongo dutatu kugira ngo tujye kwinjira kuri P-Browser. Iriya P-Browser yacu niyo uyibeshyaho gatoya ukica byinshi. Uraza ahangaha, iyo tumaze kugera ahangaha ukanda ahangaha kuri P-Browser. Iyi P-Browser uze uyikandeho. Nurangiza gukanda P-Browser irakujyana ahangaha, ihita ikuzana ahangaha. Nurangiza uhafungure naho utegereze kugira ngo ugere kuri P-Browser. Turategereza kuko ifunguka gake gake, ntago ihita ifungukira icyarimwe. Turategereza kugira ngo ifunguke. Hanyuma rero murareba ko njyewe nari nayinjiyemo, nari nyirimo, ariko iyo ifungutse iguha ahangaha. Yes, murareba ko wampaye dashboard ya P-Browser. Ndizera ko buri muntu wese agenda gake gake kugira ngo iyi video itagira akantu na kamwe acikanwa. Genda gakeya, iyo urimo wiga ntago wirukanka. Hanyuma rero tugiye gusuzuma KYC, ibikorwa bya KYC byacu aho bigeze. Wowe mushyashya kurikira neza kugira ngo iyi video itagucamo, kuko hari benshi bamaze kubimenya avuga ati uyu nguyu se
arimo aratwereka bino tuzi yakwihuza akatwereka ibindi. Oya, ngiye icyo shaka no kugira ngo nawe mushyashya nkwereke. Okay, KYC yacu ngiyi rero. KYC ngaha hano tugomba kwinjirira kugira ngo tujye kureba ese KYC yacu igeze hehe. Okay, wowe mushyashya P browser irakureba. Fungura P browser, downloadinga iyi P browser kugira ngo nawe ujye ukoresha P browser, kuko P network yacu ikorana na P browser. Okay, fungura P KYC. Fungura P KYC kugira ngo urebe KYC yawe ahigeze. Sura KYC yawe urebe niba urimo neza cyangwa hari ibyo wishe. Okay, njyewe rero murareba KYC yanjye ntegereje kugira ngo bampe igisubizo. Kwa team niyo ntegereje ubu ngubu ngewe. Murareba ko ibyo nsabwa byose narabikoze. Njyewe ndi tentative approve. Okay, KYC rero njyewe narayipasinze, sigaje step ya 9. Niyo mpamvu hano hameze gutya. Ariko wowe utarakora KYC ntagaruka hazaba hameze. Okay? Ese hari ikindi kintu ubona ukwiye kwiga kuri iyi P browser? Nubona hari ikindi kintu ukeneye wandika hano muri comment. Ikindi, ubusobanuro bwinshi cyane turabusanga muri group WhatsApp. My friend, ndagushishikariza kugira ngo nawe winjire muri group WhatsApp kugira ngo umenye byimazeyo kuri uyu mushinga wa P network. Okay, hanyuma rero ikindi kintu cy'ingenzi cyangwa indi folder y'ingenzi ngiye kubereka kuri iyi P browser ni iyi P wallet. Iyi ngiyi ngiye kwereka kuri iyi P wallet, maze izindi application wandike muri comment yo wifuza kugira ngo nayo nzakubwireho. Okay, fungura P wallet yawe rero maze winjireyo. My friend, pioneers aho uri hose, ndagira ngo witonde. Aha niho ruzingiye. Aha niho P network yawe, ni wo mushinga wawe, nicyo gikorwa cyawe kizatuma, aha niho hazatuma igikorwa cyawe ubona umusaruro. Reka tuvuge ko ariho uzakura umusaruro. Kubera iki? Aha ngaha za payi zose wamayininze, aha ngaha niho uzanyura kugira ngo uzisarure. Aha niho uzanyura kugira ngo ubikuze, ugure, unagurishe. Okay? Hanyuma rero, niba aha ngaha ari uzanyura ugura unagurisha, urasabwa iki? Urasabwa kugira ngo pasifezi 24 wakereye uzibike neza. Uzibike neza nta nyuguti n'imwe wibagiwe muri izo nyuguti baguhereje. Umva mana yanjye, sinzi uko ngiye kubikubwira. Niyo wakwibagirwamo biba bipfuye. Andikura neza zino pasifezi baguhaye witonze, uzibika ahantu hizewe. Kirazira gufata zino pasifezi ukazisharinga umuntu. Kirazira. Uru ni urufunguzo rukwinjiza mu butunzi bwawe. Niyo mpamvu ngiye kubishimangira ngira ngo nkubwire ngo niba zino pasifezi umaze kuzikereya, fata ahantu hizewe uzibika kugira ngo ejo utazazibura. Okay, hanyuma rero wazibuze kandi wamaze kuzikereya, ikibazo ni iki? Hano harimo imbogamizi, ariko humura. Imbogamizi ihari ni uko ukimara kubura pasifezi, za payi zose wamaze gukora migration, za zindi wamaze kwimura zikaza muri wallet, izo wizibara si izawe rwose. Izo sa nk'uvuga ngo ngewe izo nta kintu nakoze, nyine utangire bushyashya. Ariko ntabwo uzajya gutangira
payi bushyashya, oya, icyo uzakora ni ugukereya izindi pasifezi nshyashya, ariko nimba ukereye pasifezi nshyashya za zindi wari ufite, za payi wari wamaze gukora migration zose urazibura. Ubwo rero wowe wamaze kubura pasifezi, ukaba waramaze gukora migration kuri payi runaka, izo ngizo wizitaho ngo pasifezi nzazibuka nzajya gute, ahubwo wowe mu gihe utarakora izindi migration ya kabiri, kereya pasifezi nshyashya hakiri kare kugira ngo za migration ya kabiri izabeho waramaze gukereya pasifezi nshyashya, kandi wibuke uhite uzibika neza. Okay, urabigenza gute rero? Aha, dore ngaha uzanyura kugira ngo ukereye pasifezi nshyashya, aho ngaho uri bukande, maze bakaguha pasifezi nshyashya, za zindi ukazibura. Wibuka yuko nukereya pasifezi nshyashya, izo wamaze gukora migration, niwashaka ufiteho 1000 cya payi, niwashaka ufiteho miliyoni ya payi, ihita igenda uyireba. Niyo mpamvu mbwira ngo wowe ndikubwira, ihangane zino pasifezi wamaze gufungura zibika ahantu heza cyane, kuko ejo wagera migration wagera kuri open mainnet warabuze zino pasifezi, ukarira nk'uruhinja, ugasara mu muhanda ugatora amashashi umaze kumenya agaciro ka payi. Ndabashimiye rero mwebwe mugiye kubana nanjye, mwebwe mugiye kumva ino video, ibagirire umumaro, ibe iy'umugisha kuri mwese. Reka duhinire aha ngaha, nugira ikindi kintu ushaka ko ngusobanurira wandike muri comment, umbwire ngo mfasha no kuri iyi foda ntabwo ndi kuyisobanukirwa. Murakoze.